Muri video y'uyu munsi nshuti yanjye nitubana biraza kurangira umenya amavuta ukwiye gukoresha. Amavuta ni kimwe mu byo dukenera mu byo kurya byacu bya buri munsi, ariko amaba aduteza uburwayi, atuma tugira ubuzima budahagaze neza. Bityo rero wakoresha aya mavuta, hanyuma ayo mavuta yagufasha iki, yakumarira iki? Mujya mwumva bavuga ngo olive oil, amavuta ya elayo cyangwa y'ibihwagari, rimwe na rimwe ukavuga ngo ni ay'abakire ngo we ntiwayagura, kandi burya amafaranga utanayabuze kumva nyine ugomba kurya ayo ari yo yose. Ariko reka nkubwire amavuta agera kuri 4 y'intoranywa ndetse n'ibyiza byayo. Mwibutsa ko ari kuri channel y'umuryango Shusho TV, aho tuganira ibiganiro by'ubuzima by'umuryango muri rusange, kubera ko aya mavuta azaribwa n'umuryango, umugore n'umugabo n'abana, umugore n'umugabo n'abana, azaribwa n'umuryango, bityo tukajya no mu zindi ngingo cyangwa no mu bindi bice by'ubuzima byadufasha. Niyo mpamvu icana twita umuryango, kuko uyu munsi ushobora gukuramo ikiganiro cy'imirire, hejuru cy'abashakanye, bla 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 and so on. Kwibutsa kora subscribe, hanyuma tukagendana. Ngiye kubabwira amavuta y'ubwoko 4 butandukanye, kandi afite intungamubiri zitandukanye, kandi ukeneye kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Amavuta ya mbere, reka tuvuge amavuta ya elayo, munyemere tuba ariyo tuheraho. Ayo bita olive oil, aratangaje ku buzima pe, ni amavuta meza cyane. Ubundi aya bayita queen of the oil, ni umwamikazi w'amavuta. Kubera iki bayita umwamikazi? Kubera iki ahagarariye iryo zina? Kuko byemewe kuyakoresha buri munsi, kandi 9 ku 10 byayo yose ni meza. Aya mavuta umuntu uwo ari we wese yemewe kuyakoresha, wemerewe kuyakoresha igihe cyose ushaka, kandi 9 ku 10 by'aya mavuta byose ni meza, nta ngaruka yatera ubuzima bwawe. 1 ku 10 niyo y'imvange y'ayakamuwe hakoreshejwe ubushyuhe n'ayakamuwe hadakoreshejwe ubushyuhe. Ubundi ayandi 9 ku 100 ni meza, ni amavuta yatuma ugira ubuzima bwiza. Wowe urya ayahe mavuta? Nyandikira muri comment, cyangwa upfa kurya ibyo ubonye byose ukavuga ati nta ngaruka byangiraho uko byagenda kose. Uzasanga amavuta ya olive oil ku gipapuro inyuma, kiriya gikirisha benshi tutitaho no kureba, usanga handitseho ngo amavuta yuzuye, mu ndimi zindi yitwa huile pure. Akungahaye by'umwihariko muri vitamine A, agira diastase itera gusinzira neza, arimo imyunyungugu nka phosphore, sulfure, potassium, magnesium, calcium, manganese. Uri kumva ko ni amavuta akungahaye ku byiza gusa, kandi aribwa n'uwo ari we wese, aba akuze, aba umwana, kandi akaribwa igihe icyo ari cyo cyose. Ntabwo ari amavuta uvuga ngo ndayarya ngo ejo ngo ndayareka ngo yantera uburwayi. Oya, ahubwo kuyarya uri kwiyongerera imyunyungugu yose dusangamo. Aya mavuta niyo ya mbere yegeranye n'amashereka y'umugore. Amashereka, tuzi twese amashereka ukuntu ari igice gitangaje cy'ibyo kurya umwana ahabwa n'umubyeyi umubyara, bityo akabigenderaho igihe kirekire cy'ubuzima bwe. Kimwe n'uko uyabuze hari ibyo abura nyine mu buzima bwe. Umwana utonse n'uwonse ntibagereranywa. Ni kimwe rero n'uwanyweye cyangwa se n'uwariye amavuta ya olive oil n'utayariye, nabo ku budahangarwa bw'umubiri ntaho bahurira. Nkorera subscribe, comment, like na share kuko ari ingenzi, hanyuma duhure no mu bindi biganiro bigenda bikurikira kuri channel yacu Shusho TV. Igihe turi kumwe n'inge Shusho, CEO wa Shusho TV. Kuba rero aya mavuta bayagereranya n'amashereka, cyangwa bagereranya ubwiza n'imyunyungugu iyo arimo hafi cyane n'amashereka, bituma aba meza ku bana bacyonka. Wa mwana wawe ucyonka watangiye guha imfashabere, ntukibaze ngo kuki umwana wanjye yanga ibiryo. Wowe urajya kurya ibiryo, ukarya ibiryo bikaranze, wowe ukamuha ibiryo nk'iby'umukecuru w'imyaka 90, wishakira bya kinyarwanda niko twabyita.
mushyiriremo amavuta ya olive oil makeya kuko ntacyo yica. Agabanya isukari n'urugimbu mu mubiri, ni umuti ku bafite umwijima ukora nabi no ku barwaye impatwe constipation. Mu ndimi z'amahanga bayita constipation nuko ni umuti ukomeye olive oil. Ibaze ko ari amavuta ya mbere turi kuvuga mu mavuta ane, hanyuma wowe uhitemo unyandikire muri comment ubwire ati shusho ugiye ntakubeshye olive oil sindanayirya sinanayizi cyangwa se nyumvisha ubu numvise ibyiza byayo ariko ngiye kuyikoresha. Atuma agasabo k'indurwe gakora neza kandi kagasohora neza indurwe ikabamo. Akwiriye kubanza mbere yo kurya kuko atuma ibyo kurya byihuta mu nda. Abandi turarwana na siporo amanywa nijoro turiruka imisozi twayimajije amaguru, ababizi abyuka anywa agafuniko ka olive oil mu nda itarimo ikintu, bityo akabasha kugira ubuzima bwiza. Agabanya ingaruka z'inzoga mu mubiri. Bana munywa inzoga mukwiriye gukoresha amavuta ya olive oil. Atuma abana bagira igikuriro cyiza kuko yongera calcium mu mibiri yabo. Akwiriye umuntu wese pe, nta mwana nta muto nta mukuru, bose barayakwiriye kuko arinda indwara z'amagufa ziza nyuma y'imyaka 50. Mu bihugu bayakoresheje cyane ntibarwara indwara z'umutima. Ayo nayo twita queen of the oil, olive oil. Twajya dukoresha uburyo ki wayakoresha ukagira ubuzima bwiza bwo mu maso, bw'imisatsi. Aha noneho tuyakoresheje nko mu mavuta ahagarariye ayandi. Fora ya kabiri ni ayahe tugiye gukurikizaho? Amavuta ya kabiri ni amavuta ya soya. Amavuta ya soya uri kwibuka gukora subscribe cyangwa mwaryohewe n'ikiganiro mukibagirwa, ibuka gushyiraho subscribe, comment, like na share kuko ari ingenzi cyane. Amavuta ya soya nshuti yanjye ntatera imyivumbagatanyo mu nda. Wowe uhora urekarama mpora natumbye, siko tubyita, inda yanjye ihora yatumbye hagugaraye. Ni amavuta urya atari meza. Ntatera imyivumbagatanyo mu nda, afite lecithine, asanura ingirangingo z'imitsi yumva n'iz'ubwonko. Imitsi yumva n'iz'ubwonko. Aya mavuta ya soya afasha gutuma imitsi ibasha kumva. Hari imitsi ifatana, nta kuvuga ngo ndakandagira nkababara, imitsi yari ipfunditse. Amavuta aragenda agacamo iyo mitsi ya ikajya ku murongo. Aya mavuta ya soya aratangaje. Umwamikazi w'amavuta twahoze tuvuga, ushobora kumukarangisha, ushobora kumusuka hejuru, ushobora kumunywa ariyo olive oil. Ariko aya ya soya yo akwiye gusukwa ku byo kurya utayakaranze. Watetse akavange kawe, sukaho utuvuta hejuru ubundi wirire. Akwiye gusukwa ku byo kurya atabanje gukarangwa. Iyo ari ayandi yakamuwe hadakoreshejwe ubushyuhe. Aya mavuta akenewe cyane ku bantu bafite indwara z'ubwonko ndetse na diyabete. Akize kuri vitamine A na E, akaba akenewe ku bantu bafite imitsi yumagara, aricyo bita arteriosclerose. Aya ni amavuta ya kabiri. Nkorera subscribe nkubwira amavuta ya gatatu ukeneye kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Imiti yaratubase yaratwishe, dukeneye amavuta ya soya. Turashaka kwikingira indwara z'imitima z'imyijima, dukeneye olive oil. Urakoze kuba umaze gukora subscribe, comment na like na share ntubyibagirwe. Amavuta ya gatatu nshuti yanjye ukeneye, amavuta y'ibihwagari. Niwo mutima, it is the heart of the oil. Hanyuma ubwo tugiye kugereranya ari queen of the oil na heart of the oil, urumva yarenza ayandi ari ayahe? Mbwira muri comment. Mbwira muri comment. Ari
queen of the oil, hakaba na heart of the oil. Arenze ayandi ni ayahe? Ayakenewe cyane ni ayahe? Twagiye kuri heart of the oil. Amavuta y'ibihwagari niwo mutima w'amavuta, atuma intungamubiri zikwirakwira mu mubiri hose, agatuma urugimbu rutibika hamwe, akamura amazi yibumbiye hamwe mu mitsi, arakize mu nyubakamubiri, si byiza kuyakoresha buri munsi, akize kuri vitamine E, ashobora gutekwa cyangwa akaminjirwa mu byo kurya, ntaremerera umubiri, ntabwo ari amavuta uzarya ngo ubyuke wagugaraye, mu nda wumva bigenda, wicarana n'umuntu ku ntebe mu nda bikagenda hakavimbura ukumva isoni zirakwishe, biterwa n'amavuta wariye inshuti yanjye. Ye baba we, mbega video numvishe nkoze nishimye, ntabwo mwabyumva, twumva nishimye. Heart of the oil, hakazamo na queen of the oil. Tugiye ku yandi mavuta ya nyuma, muri aya mavuta ni nabahitiyemo ko turebera hamwe muri iyi video. Wibuke gukora subscribe kugira ngo tugomeze kuganira ku byo kurya byatuma ubuzima bwacu bumera neza. Amavuta ya sezame ni meza cyane. Amavuta y'iki? Bugira uti sezame. Ni meza ku bafite ikibazo cy'imitsi irwaye, ku bakora imirimo isaba ubujijuke, babandi bakora muri office, bariya baswera bahatasika bakabasha gukoresha ubwonko, hari abakoresha imirimo y'amaboko, hari n'abakeneye kujijuka ku buryo ibintu ugiye gutanga kuri sosiyete, ibintu ugiye gusohora bitari bwangiriza abantu, ukeneye kuba uri butange report nzima, ukeneye gushyiramo ubwenge ugatekereza kabiri gatatu inshuro ijana ku byo ugiye gukora, ukeneye ubwonko buri sapu. Hano nitwumvamo ko bantu bakora imirimo ijyanye n'ubwonko no gutekereza, turavuga cyane cyane abo muri office, twumvemo n'abana bacu b'abanyeshuri bakeneye sezame. Hano ngewe bazirya zitari amavuta, bazirya ziri imbuto, bajya bavuga bati turashaka twa tuntu twongera ubwenge, niko bakuze nyine bazizi, niko twazibabwiye. Sezame amavuta yayo arakenewe cyane ku bantu bakora imirimo isaba ubujijuke, isaba kuba usobanutse, ukerebutse mu mutwe. Akize muri lesitine y'ingirakamaro ku bwonko, afasha ubwonko cyane. Akenewe ku mwijima, akize kuri magnesium na vitamine E, kandi urugimbu rwayo ntirwonona. Twebwe rero amavuta twica, usanga ngo urugimbu rwariyongereye, ni aya mavuta turya agira urugimbu rugenda rukiyomeka ku rundi, ugasanga umuntu. Dukoresha ibyo kurya hanyuma bitubera umuti, bitubera ubuzima. Ni kwica n'umuryango Shusho TV, nizere ko wakoze subscribe, wumvishe queen of the heart, queen of the oil, wumvishe heart of the oil, wumvishe aya mavuta dukeneye kugira ngo dukore ubuzima, akazi kari smart, even n'akankora, even n'ibi mba uploadingira, biba biri burebwe n'amagana, biba biri burebwe n'abantu bari munsi yose ahantu hatandukanye. Ntabwo ari ibintu rero bisaba ubujiji, nanjye ayo mavuta ndayasabwa. Olive oil n'ibihwagari nibyo nakoreshaga cyane, ariko ubwo nkenewe iki? N'amavuta ya sezame, ndetse tukongeraho na ya soya, why not? Ibintu nza kubabwira ndabizi ko hari abanyigiraho bari munsi yanjye, hari n'abanyigiraho ariko bafite ibintu biri hejuru byanjye ku buryo nze kubimbwira ahita avuga ati ibyo bintu urabeshya. So nanjye nsaba gukoresha ubwonko nkatekereza, nkakora research, hanyuma nkaza nkabazanira. Rero dukeneye amavuta kugira ngo tugire ubuzima bwiza, kugira ngo duse neza, kugira ngo dukerebuke akazi gasaba gukoresha ubwonko, tube dutyaye nyine. Ni kwica n'umuryango rero Shusho TV, comment, like, subscribe ni ingenzi cyane kugira ngo no mu bindi biganiro byacu tujye duhura. Mbwiye amavuta ya mbere twayavuze ari elayo, aya kabiri yabaye igihwagari, aya gatatu aya soya, aya kane sezame. Ni ayahe wumvishe bwa mbere? Ni ayahe wigeze wakoreshaho na rimwe mu buzima? Ngewe ayo nakoresheje ni amavuta ya elayo n'amavuta y'ibihwagari. Buriya aya soya na sezame nayo ndaje nkerebuke ndebe ibyo ari byo.
hanyuma wowe gerageza byibuze niba utarayakoresha, gerageza Queen and the Heart of the Oil, gerageza y'igihwagari, ugerageze n'amavuta ya Elayo, uzanshimira mu nyuma. N'amavuta meza utakwicuza kuba wakoresheje. Ni kuri channel y'umuryango rero Shusho TV, reka mbareke, Imana ibarinde, ndizeye ko mwakoze subscribe, comment, like na share ni ingenzi cyane kugira ngo tujye turushaho kubana muri video zacu za buri munsi. Ndabakunda cyane, murakarama. Bye.